muje ndi Prophète Floriye cyangwa se Reverend Pastor Floriye itegure kubona umugabo ukurongora agusekeshe ajya gusomagura wishime kuko Imana igiye kuguhoza amarira wababaye igihe kinini ariko Uwiteka agiye kukugirira neza ariko ro mutesi nawe nundi wundi gusa ikintu nshaka kuvuga n'iki gikomeye yego tugendane neza nkubwije ukuri ko Imana isumba byose abagore b'ibizungerezi beza bamatayi bakoze divorce n'abagore beza uri kubyumva basanzwe mu buzima busanzwe wenda bapfushije abagabo bakaba ari abapfakazi bakiri batoya abenshi bari birunze mu bukwe bwa Mutesi ku buryo umuntu witwa Byukura bagirane Noheli ngo yarebye abagore beza bari mu bukwe bwa Mutesi ngo Byukura bagirane Noheli ngo ataha yumva amarari yamuteye ku buryo Byukura bagirane ngo yaje kuri kamera hano ari kuvuga ati mbonye abagore b'ibizungereze mu bukwe bwa Mutesi numva narara ndongoye uwo munsi kandi byafashe Steven barimo kumumasibirenge ukuntu yakabanda yari yabaye Mutesi ibye n'ibirego bishaka kuvuga ngo mana yanjye mbaye mucukije Mutesi ndagucukije ngo akunda abagore b'inzobe umugore w'inzobe yabonye inzobe ngo yabonye inzobe y'umuntu witwa Asi kuri yicanye none bari no kuntu ngo Asi yabaye nkaho atigisa ahaguruka mbere hari ubwo ngo igeze kuza kwa Pastor Mutesi hanyuma bwa ati mpamagara cya kizungerezi ahageze Pastor Mutesi we Pastor Mutesi ahitacha hari igende ndahira kubata mujyana kwa muhanuri ariko ubundi bamujyana reba kuri kamera bakurebe Isunge TV kora like ukore subscribe maze ukore kukazogera maze ukomeze kurikirana ibyiza bita ku murongo w'Isunge TV. Ikaze mwese mudahemo gukurikirana Isumbwe TV amahoro n'imigisha bituruka kuhoraho bikomeze bibane namwe ndagushimira wowe wakanze subscribe aho uri hose nukuri Imana igikomeza ikongera imigisha amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba birengera bwaryo umujyi wa Kigali ndetse n'igota amasimbere kambabwire ngo murabagaciro kubagira twongeye kugirirwa amahirwe rero ku bana n'abakozi b'Imana mu kiganiro doretse gushira hanze twababwiye ko tugiye guhita duhamagara umwe mu bantu Pastor Floriye agiye gusengera kugira ngo yongere agirweho imigisha ituruka ku Mana reka banze mbayikaze ubundi tuze tubisesengureho neza cyane tugoye ikaze nahageze rwose ni Prophète Floriye cyangwa se Reverend Pastor Floriye umuntu Imana yahaye impano zijyanye no gusengera abantu bakabohoka bakava mu buzima bumwe bakajya mu bundi amahirwe ya kabiri cyane akaza ku muntu yego meze neza naje hanyuma rero ibumoso bwacu tuhafite umubyeyi niba nakwita umubyeyi umumama umukobwa shangazi mushiki wacu umumama kabisa icyo twashakaga kumva umeze neza umumama tugoye ikaze murakoze cyane amazina naho banegeye Solange aho banegeye Solange hanyuma turaza gusharinga microphone kugira ngo iri ibashe gufata iyi ni ibashe gufata iyi tuzajya dusa n'abazegeranye umwe nagiye kuvuga undi yegereza undi kugira ngo twese tubashe kumvikana yes rero twagira ngo wenda Pastor Floriye Solange ejo bundi mu kiganiro twakoranye Floriye yatubwiye ko agiye kugusengera kugira ngo akwaturireho umugisha wo kubona umutware niyo mpamvu wagiye kubona message call yacu itunguranye ndakeka nta n'umunsi ushize tuguhamagaye yabikoze mu gitondo saa 9 ko tukubona twageze n'amahirwe turakubona tuti Floriye yifuza kuganira nawe kugira ngo abikubwire hakiri kare yuko hari umugisha yifuza kukwaturiraho kusengera yego yagize ati umumama bita Pastor Mutesi yarari kumusengera igihe kinini amusengera ko yabona umugabo aramubonye ariko birangiye nabi ariko ibyo yasengeye bibaye impamo Prophet aragira ati ngewe ndamucyukije Pastor Mutesi mukuyeho ahubwo hari undi ngiye gukurikizaho bita Solange niko nabivuze kubera ko aragutunguye nk'umunyamakuru ariko nabivuze no mu kiganiro kuri channel ndabivuga cyane ndavuga ngo hari umudamu witwa Solange ufite channel yitwa Pera TV Show cyo gihe niko navuze hanyuma ndavuga nti Mutesi ubwo urugamba rw'ubukwe bwe rurangiye nkaba mbonye ubukwe bwe butashye burangiye neza
ubu ngubu Imana ndi gusenga mu masengesho nagiye kubona umugabo wambaye ibyumweru tete wambaye ibyumweru araza ansanga mu masengesho iminsi 3 nari maze iminsi ndi gusenga arambwira ngo dore umuntu ugiye kwitaho gusengera ugiye gusengera umuntu witwa Solange aturiya ufite channel yitwa Perative Show ate hanyuma wongera usengera umuntu witwa Asiya Mukani yonshuti Theogene ukomeze ubasengera ari abagore babiri abo bantu ngiye kubamara ibimwaro ngiye kubagirira neza ngiye kubarwanirira ati kuko amasagariho nibiri kubarwanya ni byinshi Imana irambwira ngo uyu muntu witwa Solange ngo ni musengere cyane ngo kandi singe kumubwira ngo murebe tuvugane ngo imbona nkubone inyuma ya kamera ngo ahubwo mbivugire kuri kamera nawe turi kumwe hanyuma nisi yose bibona Imana irambwira ngo uyu mugore yarababaye ngo ariko Imana igiye kumumara umubabaro isi yose bimenye yego uyu twicaranye ndabimubwiye bimubwire rwose umva reka nkubwizo kuri Solange dore turi hano imbere ya kamera ndabitangaje imbere ya kamera nta wundi muhanuzi uragirira iyerekwa nta wundi mushumba uragirira iyerekwa Imana irambwira ngo igiye kuguhoza amarira waciye muri byinshi ngo waciye mu mubabaro uca mu gahinda uca mu ntambara ariko Bibiliya irabivuga mu mahirwe ya kabiri Imana yahaye Yobu Imana yamusumbushije ibya mbere imuha ibya kabiri ngo ariko ibya kabiri yahaye Yobu ngo byatumye asaza neza Imana irambwiye ngo umugisha Imana igiye kuguha ni w'amasaziro mbikubwiriye ahangaha uzawujyana ugerane mu masaziro kandi umugabo Imana igiye kuguha ni umugabo muremure naramubonye mu mwuka mbona no mugabo muremure se bugabo bugufi Imana irambwira ngo uzamubwirire kuri kamera ngo kuko ngo ibyo akunda ndabizi wabyumvishe ngo ibyo akunda ndabizi uwo mugabo wambaye ibyumweru ansanga mu buryo bw'amasengesho ndi gusenga yarambwiye ngo uyu mugore ngiye kumuha umugabo muremure ngo w'imibiri yombi utari inzobe icanye cyane ngo ariko ngo ni umugabo w'umukire ngo nawe wanyuze mu ishuri ry'Imana ngo ariko uwo mugabo ntashaje cyane amenyo ntiyakutse ndashize mu kanwa ntabwo ari ukuvuga ngo afite imvi nyinshi oya no mugabo umeze nk'igikwerere cy'umugabo gikwerere cy'umugabo ariko gifite ubukire yego kugira ngo azabe nk'umuterankunga cyangwa se umuntu ushyigikira uyu mumama yomorwa ibikomere kuko yababaye niko Imana yabwiye Heko talaba ya shando ya sika ya zabrele fai pere wirishe gome tutalele boso grele fai Imana irambwira ngo igihe cyo guhanagurwa amarira cyawe kirageze kiraje Imana irambwira ngo dore ubuzima bw'ipfundikanya wabagamo bugiye kurangira wa mama we Imana irambwira ngo dore Uwiteka Imana ishobora byose uko imwakuye Mutesi kabimuhabaye umugabo witwa Feredina akabageze no ku rwego rwo kujya acuruza abandi bagabo bashaka kubashyira abandi bagore ngo noneho wowe Imana igiye kuguha umugabo ngo kandi umugabo Imana igiye kuguha do Imana irambwiye ngo abantu benshi bazamenya neza ko ubukwe butashye niko Imana imbwiye Imana irambwiye ngo warababaye ariko igiye kugoza amarira witwa Solange ugiye kuzakora ubukwe mwabanyamakuru mwe muzabutaha cyane muzabutaha oya hari ibintu twumva natwe ubwacu bikaturenga hanyuma nje nkakubaza ukimara kumva iyi nkuru yego ubyakiriye ute ese niki witeze ese hari umuteretano cyangwa se hari relationship waba ufitanye n'umuntu runaka biragutunguye cyangwa n'ubundi byari biri mu nzira yanjye birantunguye pe nta nibyo nazi nta nibyo nzi impamvu bintunguye kandi kabiri y'Imana ivuga turabyemera buriya nimba yaramutumye kuri Mutesi agakora ubukwe mwarabibonye akoze ubukwe bwiza wenda nubwo hari kuvuka ibindi bibazo by'amagambo biri kuza bitakabaye ngombwa ko Mutesi mu gihe ari muri buki wazana ibintu by'amagambo se ibiki n'ibiki yagatuje mu gihe Imana yamuteturuye abakozi b'Imana turi abantu tugirwaho ikintu cyitwa igisuzuguriro yego ariko icyo gisuzuguriro cyaje hari umugabo bita Yesu ugize akagikura ku mukozi w'Imana cyangwa ku mushumba yego ubwo rero iyo byabaye gutyo nka Mutesi mu gihe byamubayeho ntago yari kuzana biriya bintu kuri Asiya yari gutuza ahubwo nawe akamusabira umugisha kugira ngo Imana izamuhe urugo rwiza yego nkuko nawe Imana yagize gute yamuhaye urugo rwiza
yari kubisabira Asi mu gihe urugo rwe rwari rwamaze kuvaho yari kumusabira ikintu cyitwa urugo rwiza ariko urumva ko pasiteri yari yabisengeye. Ni byiza pasiteri wakoze umurimo ukomeye cyane nanjye ndabigushimiye. Ubwo birumvikana ko nanjye biri hehe biri mu nzira ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Nkunda Imana n'abantu b'Imana kandi ijwi ry'Imana iyo rivuze ndarikunda kandi nkaryubaha cyane cyane cyane. Hasi ya rero ahantu yicaye nawe yumve ko Imana iri kumutekerezaho kubwizamushumbusha kandi kamuha urugo rwiza nawe rw'iki rw'umugisha. Bivuga ngo Mutesi ari kumwishima hejuru kubw'Imana yamuhaye urugo. Ntabwo mwishima hejuru gute? Kwa kundi se navuga nabivuga mu Kinyarwanda kimeze gute? Kwa kundi Imana iha umuntu urugo yareba wenda ibyo yaganiriye n'uriya nimba ari we wamuhaye pase nawe ubizi we nawe nibo babiziranyeho. Ariko ntabwo yari gutunga urutoki kuri Asiya. Ubundi utekereza ko kugira ngo ariya majwi ajye hanze nyine icyo nitwe tuvuga byatewe n'iki? Bari bapfuye iki? Iyo umuntu akundana n'undi nk'abagore abagore turi babi kandi tukaba beza. Ibyo mujye mubimenya mbibabwire, turi beza tukaba n'ababi. Buriya Asiya kubera Mutesi yisazuraga kuri Asiya sibyo na Mutesi akisanzura kuri nde kuri Asiya. Yego buriya abagore iyo bakundanye umwe abwira undi ibanga ry'undi bishoboka ko wenda Mutesi Asiya ashoboka aramubwiye ibanga rigiwe cyangwa karamuhaye iyo pasi y'umugabo. Ibyo baganira byose Mutesi urumva ntabwo ari kunanirwa kutabimenya. Byari ngombwa ko abimenya akaba ariyo mpamvu ayo majwi wenda yaba yarayasohoye kandi koko yarayasohoye. Ntabwo ari amagambo Mutesi yavuze ntabwo byaba ko atarayasohoye. Ariko Imana imubabarire nimba ari nawe wavuze ako kantu Imana imubabarire kandi azasabe mugenzi w'imbabazi. Yari umupfakazi nawe ari umupfakazi bose basangiye ku isahani imwe. Ntabwo byari ngombwa ko umwe yamenera undi banga undi ngo arimene hanze kuri shusho media. Ntabwo ari byiza bavandimwe, ntabwo ari byiza kandi musho warakoze gusengera ngenda gushimira yaramvunye cyane sibyo se wehe. Ubundi pastor avuga ko yafashe igihe kinini ari gusengera ubukwe bw'uyu pastor. Noneho binagerekaho mu gihe cy'ubukwe we ubwe yanze kujya mu bukwe ahubwo amara igihe kinini ari gusenga. Njyewe ndamushimira wamara igihe kinini ari gusenga. Njyewe ndamushimira kubw'igikorwa yakoze amusengera. Wagize neza mushumba kandi warakoze. Natwe kuba duhetse ku mugongo Imana ikabitubwira ibintu nk'ibyo natwe ni byiza. Natwe twiteguye ko hari icyo Imana yagira gute yakora kandi cyiza cy'umugisha ku buzima bwacu. Asiya nawe araza kunkurikirana ikiganiro arakibona. Hanyuma uko nasenge Pastor Mutesi akabona umugabo nubwo yaratangiye ashaka kujya nkamwigisha uburara ariko Asiya Imana ikayimurengeye akaba avumbuye ubucakura bwa Pastor Mutesi n'uburara bwagira. Hanyuma nyuma y'ahanga ariko Imana ikabirengeye umuntu witwa Asiya. Iyi Imana rero niyo igiye gushobora ibintu byose. Iyi Imana igiye gushobora byose ibishyire ku murongo. Arasiya izamuhoza amarira umuha umugabo mwiza w'umugisha ari n'uyu mugore witwa uyu nguyu turi kumwe witwa Solange nawe yagiye guhozwa amarira. Imana imuha umugabo w'umugisha. Hanyuma ukiri aho ngaho niki witeze kuri Solange? Pastor Mutesi yaraguhemukiye. Gira ikintu ubwira abantu bakurikiranye iki kiganiro. Niki witeze kuri Solange ko wabonye ashobora guhemukira nawe ushobora kubyizera ugasanga ubundi Pastor Mutesi reka mvuge ngo ngewe nta nicyo yampemukiye ahubwo niwe wihemukiye. Wicaye nabi ababaza imbere ye. No kuvuga ngo Pastor Mutesi ngewe missionary natumwe kuri we y'Imana yarasohoye.
ubukwe burataha. Niba ubukwe bwaratashye ibyo ari gukora byose nibiri kuba ku mbuga nkoranyambaga n'aya majwi basohoye n'ibyiwe niwe biri kugaruka. Se njyewe nta n'ikibazo mbifite, ahubwo njyewe ndashima Imana yahabaye ubukwe bwa Mutesi bugataha, Feredina akamurongora binyuze ahakomeye. Rero iyi Mana nige gutabara abagore uko ari babiri, uyu witwa Solange n'uyu muntu witwa Asiya Mukaninshuti Theogene. Imana igiye kubagera neza, ngiye kubasengera nkuko nasengeye na Pastor Mutesi, ubukwe bugataha. Rero njyewe siniteze ibyo kuvuga ngo ingaruka zizaza, wabyumvishe kuko n'ubune na Mutesi ingaruka zihabaye mwazibonye zari nyinshi. Mutesi wagize acyakazana imbwa mu kiganiro kandi azi ko ubukwe bushyushye, ibintu bimeze neza, ikiganiro cy'iyobokamana akakizana mwimbwa. Imana ikambwira ati ubundi Mutesi bari bamuroza, ababisha be bari bamumereye nabi, ndetse bagiraga ngo bamuteze umwaku n'Imana imwangi mureke mukureho amaboko, ngo ariko nk'umuhanuzi wahawe gusengera Pastor Mutesi mu bukwe butaha, genda umusengera uriya mwuka w'imbwa umuveho nk'uko n'umwaku yari afite, ndi kuwumukuraho wose, hanyuma ubukwe buzataha, ariko nzaba mbikoreye umuhanuzi wanjye nabicishijemo mbere. Rero bishaka kuvuga ngo nawe nibyo byakunyuraho byose n'ibyaba kuri Asiya byose, Imana izarwana urugamba ariko ibaha abagabo mwubake nk'uko ihaye Mutesi ubukwe ikabumuha binyuze ahakomeye. Ubwo ndumva nsubije icyo bari bambaje abanyamakuru. Umukozi w'Imana nanjye reka nkubaze, wasengeye Pastor Mutesi kugira ngo abone umugabo, yego, ariko tubona ko buriya bukwe bwabayemo intambara nyinshi cyane zigiye zirenze. Nabaga ndi gusenga. Ese uyu munsi wa none uru rugo noneho uru rugo rwamaje gushingwa, yego, ni ikihe cyerekezo ureba rufite uyu munsi wa none? Urugo rwa Pastor Mutesi, urugo rwa Pastor Mutesi na Feredina Murindwa. Mbo Feredina na Pastor Mutesi urugo rwabo sinshinzwe kurujyamo. Ngewe ubwanjye Imana yasohoje ibyo yagombaga kunshinga. Icyo rushinzwe byari kugira ngo icyo nari nshinzwe no kurwana urugamba rw'abarozi bashakaga kwica Mutesi. N'abagore bahoraga kuri za social media hano. Hari n'uwazaga karira ati yanguriye Furate Feredina yamfashaga yanshyigikiraga, none Mutesi antwariye umugabo. Abo bose mwagiye mubabona babagore hano. Birumvikana ko yakubise hababaza, ariko yakubise hababaza buriya. Uri kubyumva umugabo kumugutwara biba barahenze, ariko no Mutesi nawe nundi wundi. Gusa ikintu nshaka kuvuga ni iki gikomeye, yego, tugendane neza nk'ubwije ukuri kw'Imana isumba byose. Abagore b'ibizungerezi beza b'amatayi bakoze divorce, n'abagore beza uri kubyumva basanzwe mu buzima busanzwe, wenda bapfushije abagabo bakaba ari abapfakazi bakiri batoya, abenshi bari birunze mu bukwe bwa Mutesi, ku buryo umuntu witwa Byukura bagirane Noheli ngo yarebye abagore beza bari mu bukwe bwa Mutesi, ngo Byukura bagirane Noheli ngo ataha yumva amarari yamuteye, ku buryo Byukura bagirane ngo yaje kuri kamera hano ari kuvuga ati mbonye abagore b'ibizungereze mu bukwe bwa Mutesi, numva narara ndongoye uwo munsi. Kandi byafashe Steven barimo kumumasa ibirenge ukuntu yakabanda yari yabaye. Mutesi ibye n'ibirenge bishaka kuvuga ngo Mana yanjye mbaye mucukije Mutesi, ndagucukije ngiye kuri Solange niwe ngiye gusengera ubona umugabo. Icya kabiri ngiye ku muntu witwa Asiya Mukaninshuti Theogene nyakwigendera, hanyuma nawe Imana imumwaku, kuko ngiyewe mfite impano zijyanye no gusengera abantu bagakira imyaku, na Mutesi aragukiza, ariko byari bikomeye. Ese undi igikorwa yakoze ni kibi cyangwa ntago ari kibi? Igikorwa kimeze gite? Kira cyo koza ibirenge Steven. Uravuga Asiya se? Asiya. Kira gikorwa yakoze ni kibi. Biriya ntago byari bibi, ahubwo ikibazo nuko babizanye kuri kamera. Ahubwo kuko bari kuri kamera nabaye kuko tubana kira gikorwa yakoze, umuntu wa mbere wagikorewe kinarenze abaganaguza n'umusatsi ni Yesu. Byongeye kugaragara rero Asiya agikora, ariko abantu bamwita Yesu. Ntago ari Yesu, ariko bigaragara gukora kiriya gikorwa se ubwabyo biza kuba bibi. Uriya mugore yakoreye kuri Yesu aba yaravuzwe cyane bikanagera kure, kuki uriya mugore atavuzwe cyane kandi yarabikoreye Yesu? Se uriya mugore kucyavuzwe no kuri mugabo iriya kabanda ari yegutse ni iyihe mpamvu? Dore ikintu kirimo kimwe uri kubyumva, buriya no kuvuga ngo Pastor Mutesi uri yubona ni ikirara cyo ku rwego hejuru, kubera ko uri kubyumva yashakaga kwigisha uburara Asiya Mukaninshuti. Asiya biriya bintu yabigendeyemo, noneho Asiya uri kubyumva wibuke ko ari amadolari 4,000 Mutesi yari ari gukeka avuga ati ndayahubuza muri Steven nyamukuremo, yagomba kuyamuha iyo biza kwemera, iyo biza kwemera
ibishoboka byose anafata nari amashusho biranga ntibyeme yashyize ngo nasiya ku ruhande aramwinginga aramubwira ati wamyemereye ukitwara neza ukifata mu wamenye ubwenge umuntu aragukora ukamujugunyiriya kuyempa ariko asiya ahita ko aterwa na marayika w'Imana ubwiza bw'Imana buramusura ubwenge bw'Ubumana buramusura aravuga ati biragatsindwa namaze kumenya kuri kuncuruza wabugore we mbabarira ariko ngo uriya mugore ngo n'umurera yagize amakenga nubwo iriya video yafashwe ariko ngo na musaza bari kumwe bagendana mu modoka n'ubundi bakunda kugendana nawe yarahari ariko ngo hari ahantu uriya mugabo yafataga video akayimwereka akamubwira ko natamuha biri bukomere umugore n'undi yakomeje yihagarara hakomeza ariko Steven nawe bigaragara ko atandukana n'uriya mugabo icyo kintu kitabaye Steven nawe mu ruhande rwe bigaragara ko yifuza kubaka nubwo nawe ubona yaragiye aca mu bikomere by'abagore yifuza kubaka gute kandi we ngo umugore abonye w'inzobe atamuca ngo akunda abagore b'inzobe umugore w'inzobe yabonye inzobe ngo yabonye inzobe y'umuntu witwa Asiya kuri yicanye none bari no kuntu ngo Asiya yabaye nkaho atigisa ahaguruka ayatambere hari ubwo ngo igeze kuza kwa Pastor Mutesi hanyuma bwa ati mpamagara cya kizungerezi ahageze Pastor Mutesi we Pastor Mutesi ahitaca hari igende ndakubata mujyana rwamuhanuriye ariko ubundi bamujyana reba kuri kamera bakurebe ntago ari ubwa mbere biriya byari bibaye Steven yaje kwa Pastor Mutesi amaze kuzayo hanyuma arabwira Pastor Mutesi ati mpamagara wa muntu ese ubundi ko Pastor Mutesi yakuye mwakiwe akaba afite Fredina amuhamagaye rero namwe ni murongo rw'imizina reka nkubwize ukuri amuhamagara amaze kuhagera shiramwe iyo tatu nibwo yamusize wenyine Imana igiye gukora ibintu bikomeye igiye guhoza amarira n'abandi bagore Mutesi siwe mugore wenyine kwisi cyangwa mu gihugu ndagira ngo manze nibarize Solange bakimara kukubwira ko baguhanurira umugabo nawe bigasanga wifuzaga umugabo ese muri weho wabyakiriye ute wumvisha ubifashe gute wumvishe bimeze gute muri wowe ngiye byanunguye pe birakunejeje kuko ndabona nta marangamutima agaragara y'umuntu wumva ko agiye kubona rubasha agiye kubona umugabo njyewe se yego byanunguye pe bamanuriye nka Mutesi ariko njyewe yose mu buzima busanzwe wari waratanze icyifuzo ko wifuza umugabo mbese ko Imana ireba ibyo dutekereza byose ibyo bishatse kuvuga ngo n'ubundi ubwo buhanuzi babukubwiye nawe ubusanga buhuje nawe n'icyifuzo wari ufite cy'uko wumvaga wabona oya si icyifuzo genda rifite Imana imutunguje surprise hanyuma iyo surprise muje nkuko nayitunguje Mutesi mu gihe najyaga kumureba cyangwa se Mutesi uko natunguye Mutesi dufite neza ko Solange nta kintu gito yarazi ntabyo nari bamuhamagaye kuri telefone turi kumubwira ko turi kumushaka ntiyarazi gahunda n'imwe yari aho gatunguye no kumva profete ari kumubwira ngo yitegure Imana igiye kumumugabo imuhoza amarira Profeti twe duhanagura ikote muri hanagura kado tuzishaka none se Mutesi akora ubukwe ntimwahanaguye amakote uretse ko bamwe bari bazi no kugenda abanyamakuru bamwe bagiye babasubizayo hari hagenewe umugabo wakoze divorce umugore wakoze divorce byari bagirane Noheli Claude Nyanzima yikojeje mu rusengero mu bukwe bwa ariko Mutesi afite ibikosa we nubwo namusengeraga ngo abone umugabo ariko yaranzengereje na mareka buteka nzanaga aho ndi gusenga ndi kugise mubereye mufatira iby'iburyo vuga nti batamwica dore ko abashaka kumuroga ngo baroge n'ubukwe bwe bari beshi ariko Imana ikambwira ati bikosa Mutesi afite n'ibyishi ariko nzabisohoreza kwiyubahisha kuko ndi Uwiteka nk'umuhanuzi sinzagukoza isoni ubukwe buzata mbona ubukwe burataye nyuma ngo njya ngo burataye ngo agiye wenda mu burera agiye gupfumbata umugabo numva ngo haje amajwi ndibaza se hise Mutesi ko narizi ko ibyo birangiye none birongeye birabyutse ariko se buriya uretse ko abantu bagira imitima ikomeye uretse ko abantu bagira imitima ikomeye kiriya gikorwa cyo buriya kigenda neza n'amagambo bavugwa hano hanze haba ku ruhande rumwe haba ku rundi yego wenda ni mu bwiru nta nubwo twabasha kugeraho ngo tuharebe ariko se sinibaza mudu nimbi zikaba mudu yo kugira ngo biriya bintu bigende neza nkuko hari byagakwiye kugenda uravuga ibigenda neza n'ibiki ushaka gutera akabariro byo nibisanzwe Fredina n'ubundi yari asanzwe abishoboye kuko n'ubundi abagore babaga bamwirukaho hano kuri amagambo avugwa kuko hari uwo arimo kuvuga ngo muhindwa Fredina ageze aho ngaho ngo ibi bintu ngarabirambiwe
Murindwa Ferdinand ati Pastor Mutesi ati ngo sezeranye nawe atariko ibi bintu ndabirambe ku buryo ngo umwe yagiye hasi ndajya hejuru manu mfashe se nongere kunzanira Chelsea ya Pastor Mutesi reka nje kuri gahunda y'aba bantu babiri nje kuri Solange nje no Korasiya Imana bari bitabara bamwakuri baha abatware hanyuma bya Mutesi n'urugo rwe ibyo biramureba yego gusa ikintu nari natangaje kimwe nuko nari navuze ndibibaye byiza Pastor Mutesi bamutera impanga bakamutera impanga ariko atangiye kuzana mu kidobye mbade gusenga kanci intege Pastor wari Mutesi wari waramuroze wajya ngo nteri yarakarabye ariko reka nkubwize ukuri Imana yo mu gihugu cyo mwisho yamukijije umwaka Mutesi akababonye Ferdinand binyuza hakomeye ye gukomeretsa Ferdinand atangira kumenya Ferdinand batangiye kumenya ubucakura bwa Mutesi bwose batangiye kumenya ibye ariko Ferdinand hangane ni wubake urugo rwawe rukomere ndi Prophète Florier cyangwa se Reverend Pastor Florier itegure kubona umugabo ukurongora agusekeshe ajya gusomagura wishime kuko Imana igiye kuguhoza amarira wababaye igihe kinini ariko Uwiteka agiye kukugirira neza kandi abantu benshi bari barakuvuye bake kukugarukira kubera ikizi Imana igiye kugukora Imana igiye kukumwakura kandi uzashorerana nasiyo amako yanya azashorerana kabisa ubwo birahanuwe tanga nimero tanga nomero none se nyine Ako nibyo ndatanga nomero yanjye ni 079 597 ongera uyisubiremo 079 nanjye umugabo uzampamagara kandi ati mushumba ubwo wasengeye Pastor Mutesi ubonye ikiganiro cyawe uriya mukobwa ndamushaka tuzaguhuza nawe cyangwa se n'umunyamakuru yego twesize channel cyane rwose reka tubashimire cyane tubashimire cyane ibiganiro byacu nakaruka tuzongera kumwana twumva ko ari icyahindutse Imana komeze ibandebere icyoroshye